Mushitori kari yakoze iki? Harimo sitasiyo ya security abashinzwe umutekano. Munywanyi wari kari yarakoze iki? Yakoze iki se? Urumva? Match yararangiye. Arasohoka. Noneho agarutse asanga abashinzwe umutekano ntibemera ko abantu bagaruka. Wasohoka yinjira agana hano kuri VVIP. Urabona wa muryango binjiramo baza hano kuri VVIP. Sarpongo bamwangiye kwinjira araforsa ashaka guforsa biranga sinzi uwo bavuganaga ngira ngo yaraje kureba aramutelefone kuri telefone amutelefonnye ashaka kumubwira ko bamwangiye amubwira ko bamwangiye kwinjira ariko akoresha igitutsi ntavuga hano kuri mikoro kibi cyane atwara ntuza banze ko ninjira kibi gatuka abo bamwangiye nyine bamwangiye kwinjira ariko abatuka igitutsi kibi urumva nge ntafusubiramo umwe muri mu bapolisi aramwumva n'amatwi amubwira ngo abagize gutya na gutya ngo banze ko ninjira abantu bahajere bakengera ubutamwa na ngenda urumva uri akakanya tayari ya rusa polisi umufana wa Peru utaramara imyaka 2 ayifana urumva ya rusaba polisi polisi bararakaye baramufata bamufungiramo hariya ariko Sarpongo yahamagaye igihugu cyose habaye isibaniro kuri stade polisi iravuga turamufunga abafana ba pera abayobozi babo babafana ba pera habaye isibaniro polisi yashe Sarpongo asigaye yamagarira bukuru sinzi uko byarangiye ni nkemwe byarage nahavuye naramenya uko byarage sinzi nabarakomeje baramumanuye kumfuko bashaka kumujyana kuri station ya polisi ariko ku ruhande rwa peri mwakiranuka gute bakavuga ko agomba gufungurwa bakavuga ko arengana muramurenganyije urumva ni bya bindi nyine nakubwiraga kuko uri umufana wa peri kuko uri umufana wa peri urakora icyo ushaka uratuka abantu b'abayobozi inzego z'umutekano uretse ko bagiye gutukana kuri Ferwafa hari icyo wabonye ko bagiye gutukana ukora imyigaragambyo kuri Ferwafa mwumvisha ibitutsi byarimo mwumvisha ibitutsi byarimo rwose ko basifuze no ku bayobozi ba Ferwafa bagiye kuri federation y'imyigaragambyo baragiye bakorera imyigaragambyo baratukana bikomeye nta cyabaye habaye iki se hari ikintu cyabaye se ni bisanzwe baramenyereye nyine ni uburenganzira bwabo nyine fana wa pera akora ibyasha hasi bakora byose ku mbuga nkoranyambaga ni muyibona fana wa pera afite uburenganzira ashobora no kubitira kuri stade rwose abayumva komeye nyine abayumva ari hejuru agukubita katabikora gasa kiri muri Rayon Sport ugeze naho tuka ari guhamagara mu nzego z'umutekano nigeze kubivuga babigira trend babigira brag vuga ni bose bigize abagenerali bigize abamajoro bigize abafande utugofero mu maso uravuga akakubwira wewe nani wewe ibintu biri aho ngaho bitari sportif so ntago kubataka ariko in this case mukwiye kumva realite mukumva ukuri abantu bakabayobya ariko dukeneye umupira urimo fairness urimo flexibility urimo esprit sportif ikindi kintu gikenewe ibaza polisi bari kuri duty muri stade aho harasinze naho kubangamiye kora kwa kubwiye ngo ahantu wemereye kuhanyura ntabwo binjira wasohotse umufana wasohotse niyo wagezemo kare fine ariko imyanya y'icyubahiro ntabwo wemereye kunyura ngaha protocol gusaba kunyura handi ugasohora igitutsi mu kanwa imbere y'abapolisi men in uniform bambaye uniforme banakujyana aho hantu ugomba kuba wicaye mpaka match irangiye ugatangira guhuruza umufana wa PF arafunzwe ibi ntibibaho n'ibyo kwihanganirwa bampaye ko ndi umufana wa PF mwagiye mworoha ikimusinya babagarutseho urumva ubu dukeneye kwikomeza kuri urwo rwego kwikomeza kurenga nyine ukumva hari ikintu nyine utahanirwa ukumva ko gutuka umuntu we wari wese byemewe kufana PF ntabwo guha immunity kuri discipline udahangarwa apfa kuba ari umufana nyine none niba byageze ku mufana wumva icyo kintu niba byageze ku mufana akitwara aricyo wa musifuzi ugomba gutanga ikarita cyangwa penalty aho bikomeye mu kibuga muri croshe mu minota yanyu n'abafana baratinyitse mu bantu abasifuzi bagomba gutinya n'abafana barimo nahise kubaza ngo niba umufana wigira gutya atinyitse ibaza none wa musifuzi ugomba gutanga ikarita ya kabiri y'umuhondo ibyara umutuku
yayitanga ntabwo bishoboka penalty ku munota wa nyuma ntabwo nayitanga agahura na Sarupongo ibaze nyine wundi uri gutegura man of the match nubwo byakunda se oya cucuri nayitanga agahura na Sarupongo hanze biragenda gute aho niho karenza kugira ngo bya affect Systeme. ubwo yakwihahiye imirasire ni iki kari umureye ku bya mutima affect ahantu hose ntaho byasize mu mupira w'amaguru hazaze bane karenzi washyizeho umuntu umwe uriya niho hagati hazaze n'abandi bane furu buzuye rwose tubirebe noneho uko ushyizeho Didier ugashyiraho n'undi bakarangwa Justin n'undi wakisanga ari ibyo basaze bane furu ntabwo bibaho ntabwo umusifuzi azari umwe batuzanira abasifuzi niba koko Ferwafa turimo tujya mu bucuruzi nayo icyo yaravuze ngo ntihazaze uwo hagati gusa wowe yagomba kuza itimu yose abasifuzi mananga ni bane bavuye Maroc kuko ndetse niba bashaka ko tuguma muri ibyo nyine ejo bazumva ngo Abdul niwe uhari bamuhe match Rayon Sport nta kizakora izabyakira nakora iki ntacyakora igomba gutanga protest ariko dukwiriye wageze final igikombe cy'amahoro urashaka igikombe wemera ibyo bintu n'ubundi usanga usoma ntuza ariko ntabwo wumva drill none ahangaha Rayon yabirenganye Rayon Sport ikintu isabwa gukora ni kimwe andi kuvuga ngo ntabwo twishimiye ibi byemezo bifatwa no gukomeza kurwana n'umwanya wa kabiri ikareba ko yawusimanta neza ikitegura CAF Confederations Cup nibigeraho ibura naho ibikombe by'imbere hano nibigeraho ibura Rore ibikombe by'imbere nabwo iri kurwanika ubura izagenda bite izajya ivuga ngo noneho duhebere urwaje zadukubita no guhindura amari gukubita kongera ijya kabiri gakubita ni kaniri tsinda amakipe asigaye muri shampiyona ntizongera guhura na APR muri shampiyona ntabwo zongera guhurira ni itsinda imikino isigaye muri shampiyona ibona umwanya wa kabiri ariko ibikombe by'imbere mu gihugu biragoye bazahura kuri finale ejo bundi nta gihindutse barahura kuri finale ya Peace Cup kuko nk'ubu rero urabona ko biteguye gukina derby ariko si bibaye byongeye kuba nyine ko bibaye inshuro nyinshi se niba umusifuzi ajya gutanga ikarita akayihisha agahina akaboko akayihisha kandi yayikuyemo urabona ko aho biganisha biragenda byica umupira wacu Rehani izagira 6 ku ruhando nyafurika ariko hano hakuze kubona aho abafana bigana aricyo na Isara yavuze ngo rekore izakina finale yego yizeye gutwara igikombe se kuri imisifurire ntabwo bishoboka urumva umutego uhari n'uwa mbere mu Rwanda finale uzahagera yego ariko uzatwara igikombe noneho rero nkare yikora iki icace kituzi vuga ngo twakiriye kutazatwara ibikombe kugera ryari igihe Nyagasana azatabara nanjye kera numvaga ari ikintu cyakorwa nta kintu Rayon Sport yakora ngiye numvaga ari ikintu nanjye cyakorwa kera ariko igitekerezo ni protesting ivuge ngo dukurikije imikino tumaze igihe dukina dukurikije imisifurire uko bimeze twebwe turashaka ko kuri derby hazaza umusifuzi uri netre utari umunyarwanda acimaka ibyo bizavamo tuzabyemera uwa mbere mu Rwanda yitwa Ibwirende yandikira federation Boni Mugabe none se bereyeho gukora iki aho rero ntabwo bari mu kazi ke uko neza abantu biyakiriye barakubwira ngo muzavuga mu ruhe uko mwiyakiriye ntacyo mwahindura nase ntiwari uhari wahinduye se ibyabaye mu Bugesera ntiwari uhari ntibyari ngabo ikibazo no kwakira mu Bugesera igikombe n'icyakora biriya nta rero niyo ifite amahirwe yo gutwara igikombe cya shampiyona ntibajya kwaka ikipe umushyitsi se ntiwari uhari hakurikiye ikize igikombe bakiyatse gutya mu ntoki yakozwe mu mufuka wanjye niyo mpamvu navuze ngo nibikomeza bitya niko gupfa ku mupira rwose usanzwe utameze neza igashira bikarangira kandi uri umupira ukomera ariko imitsinda udagatsindwa niba ushobora gukomera hatari niba ushobora no gufata man of the match nta fairness irimo wigire ni akantu koroshye pe ni amafaranga si 100 hari magana ijana bwabaye ya beka wasanga ijana byanditseho niba ushobora gufata n'ibihumbi 100 umukinnyi nka Dolphe watangiye ari umunyezamu wa gatatu watangiye ari umunyezamu wa gatatu agakora performance nk'iyi kuri derby niba udashaka kwihanura Rayon Sport wari wadinza Dolphe utumye mu inota rimwe ariko utariho uwareyo ikibazo no ukiri nyine Richard niwe wari kuri iki gihe wareyo yatabyemerewe Richard nubwo hari amakosa yakoze dufate kutabitinyuka hari n'abavuga ati Kazungu ntabwo akunda Richard niwe wari kuri iki gihembo Richard akinye neza Richard yarusha abakinnyi bose bareyo n'abape wareyo tuvuga kutabitinyuka bigira imana baba bari aho ngaho umupira w'umwanya ibumoso ntacyo reyo ntayifasha mu kwataka ntayifasha mu kudefanda Richard arirukanka ikibuga cyose adefanda yataka oya niba ugitanga adefanda yatangiye gatandatu arakina imyanya ibiri arakinwa n'uwa Betty Imana niba utatinyuka kugiye umukinnyi wa Rayon Sport wenda ukaba wumva utabitinyuka ukaba ukoze amabara uzabibazwa gihe wa APR witwaye neza kurusha abandi
sibyo wayihana ruboneka buri gihe umwe mu bakinnyi Ako wayihaye Adolphe. bagize match mbi babyita stika Adolphe. Ihataba Adolphe Alper iba yari ibitego nibura bike bigaragara bitatu yuko bine. byagaragara ko ikipe yarushijwe Adolphe yagaragara ko Noneho ruboneka urayimuhereza. wayiha rubonekaho hagati kuko utanze amanota ruboneka yarushije Otara kuko Otara yari mu bakinnyi ba aperi bari hasi batakinnye neza Otara derby nahise yaramugoye kugira ngo cyane. iki kiganiro kibashe gukundwa gutya no kugira ngo abantu bakirebe kuri YouTube abarenga 4,400 angahe bari live kanya tuvugana igihe turi gusoza nuko baba sinamuvuga ariko aravuze ati kuko byamugiraho nawe ibibazo Telefone yawe ifate neza. nkunda analize zanyu ati iyi misifurire ifite ikibazo amafaranga yose yashorwa mu mupira apfa ubusa yabahiye hakenewe igitsure gikomeye ku misifurire nta plan B ihari ariko bakanishyurwa njye mbona bigarukaho ariko si beka ko ari rashoyemwe amafaranga yawe beka kuri ziriya miliyoni 100 za buri mwaka beka ko nzi ko bagera hejuru mwateje ubwega ikibazo cy'umupira mukakigeza hejuru mukakisikaletinga nibura beka njye nabizera beka murabona ko hari ikibazo pe gufata man of the match yanditseho beka bike quick ukayiha umwe mu bakinnyi babi bo muri match ahubwo ni the worst man of the match. mwateje ubwega mukesikaletinga ibi bintu akaba impinduka ko iyo uvugira ku mafaranga yawe ijambo ryawe rirumvikana njye navuze ngo atari ruboneka byibura wayiha akagege cyane nayo kugira ngo nahise kugira ngo ikiganiro kibashe gukunda neza nuko tuba dufite internet nziza ya Copa Telecom rwose aba ari umurabyo ni internet idacikagurika kandi rwose ku mafaranga make cyane ari nako tubabwira ko niba wifuza kwiyubakira ejo hazaza heza Action College iri kumwe nawe iri kugufasha kwiga indimi zitandukanye zirimo Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, iri kugufasha kwitegura niba ushaka kujya kwiga cyangwa gukorera hanze kwitegura bya bizamini by'indimi mpuzamahanga nka TOEFL, Duolingo, ELTS ndetse n'ibindi bitandukanye by'umwihariko babazaniye amasomo y'imyuga ubukanishi guteka ibyerekeye ubwiza birimo kogosha gusuka kudefiriza cyane ko amasomo yose iyo yasoje uhabwa impamyabumenyi itangwa na RTB niba wifuza kwiyandikisha amagara kuri 0782 63 munyemerere rero ikiganiro cy'uyu munsi tugisoreze hano naho ku munsi w'ejo tuzagaruka tuganira ku bisigisigi bya derby ndabashimiye cyane mwamfashije gukora ikiganiro neza cyane sibyo ikiganiro cyagenze neza amata guhame wa mfura we Imana ibarinde naho ku munsi w'ejo reka mbasigiremo derby ntaganirwa umunsi umwe n'ejo tuzagaruka igira ibisigisigi tuzakomeza kuyiganiraho cyane kabisa okay